irushanwa ry'Umurenge Kagame Cup riva mu bwiza rijya mu bundi bwiza. Ndashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika wegereje imiyoborere myiza abaturage. Urabona ko abaturage barishimye, mu by'ukuri ni ibintu byiza cyane twishimiye. Muri aya marushanwa hari ubutumwa bw'ingenzi twagarutseho. Isuku yamaze kuba akarango kacu nk'Abanyarwanda ku gihugu cyacu, ariko n'umunyarwanda wese agomba kurangwa n'isuku, aho ari, aho atuye, aho akorera, ku mubiri we, aho agenda hose. Uyu mwaka wabaye mwiza cyane ku mujyi wa Kigali muri siporo. Ubwo mubizi umwaka ushize twateguye amarushanwa y'amasiganwa ku magare, ndetse uyu mwaka mu kwezi kwa gatanu ishyirahamwe ry'isiganwa ku magare riha umujyi wa Kigali igihembo cy'uko ari umujyi uteza imbere isiganwa ry'amagare. Twateguye n'andi marushanwa atandukanye mwarabibonye. Nyuma rero twaje gusanga no mu mirenge hirya no hino abaturage bafite ukuntu bagakina imikino itandukanye. Dushyiramo imbaraga rero bituma uyu munsi twatwaye bino bikombe byose mwabona. Abahungu mu gace baratigita inoti bucece, ntibaryama ngo buke, yabigwa cyangwa rivanye mpaka.